nondescript military organization attacked Israel with 5,000 missiles. This resulted in the deaths of over 250 ingabo za Israeli Israeli citizens and injuries to zitekereza over ko 1,400 zizabasha others. kwigarura inkambi ya Israel subsequently Jenin, declared ariko war and turazibwira attacks began ko from both tuzarwana sides. ku butaka In this conflict bwacu between uko Israel and byagenda Palestine, some kose, people in India kandi and mu around the kiguzi world are cyose blaming Israel byadusaba. and others for Twese Palestine. hano And the turabarwanya conflict we're biteguye witnessing today kurwana, between Muslims and Jews ntituzava was ku butaka once a bwacu, conflict here where people of kandi all three tuzakomeza religions, kurwanya Jews, umuriro Christians, and w'ingabo za Muslims, were fighting each Isirayeli, other. The kuko root cause twese of all this is the twiteguye area of imirwano. Jerusalem that Muslims call the Haram al-Sharif and Jews. Amakimbirane n'imirwano idasiba kugaragara hagati y'Abarabu n'Abayahudi. Kuri ubu noneho umuriro urimo kwakira mu nkambi ya Jenin, ni inkambi y'impunzi z'Abanyapalestine iherereye mu majyaruguru ya Jordaniya, ariko nanone yahindutse nk'ikigo cya gisirikare gitorezwamo abarwanyi b'Abanyapalestine. Birasa nk'aho ubutegetsi bwa Isirayeli buhora buyigabaho ibitero bugambiriye kuyisenya burundu, ngo kuko bubona amaherezo abarwanyi batorezwa muri iyi nkambi bizarangira bagabye ibitero kuri Isirayeli, ahubwo ngo nta kindi rero bagambiriye uretse guhungabanya umutekano wa Isirayeli, nk'uko n'ubundi ubutegetsi bwa Palestine n'abandi Barabu ngo basanzwe babigenza, ngo nibyo nta kindi. Iyi nkambi yashinzwe mu mwaka w'1953 igacumbikirwamo impunzi z'Abanyapalestine ubwo intambara hagati y'Abarabu n'Abayahudi yari irimo kujya mbere mu ishingwa rya Isirayeli. Birumvikana ko ari inkambi ishaje cyane. Kuri ubu ni naho imirwano ikaze ariko nanone itagirangira hagati y'Abarabu n'Abayahudi ikomeje kubera. Arab-Israel conflicts cyangwa se amakimbirane hagati ya Israel na Palestine namwe mu mahara arambye cyane ku isi. Abahanga benshi mu by'amateka bavuga ko ahubwo n'igihe cya nyacyo yatangiriye gishobora kuba kitazwi. Abarabu n'Abayahudi bamaze imyaka n'imyaniko barwana umuhenerezo, impamvu iza ku isonga ikaba ari ubutaka bombi batuyeho. Ubundi umuzi w'aya makimbirane atarangira ni uwuhe? Ko n'amaraso y'imbaga adasiba kumeneka mu burasirazuba bwo hagati hariyo biturutseho. Reka nkubwire ko mu gutegura iki kiganiro nifashishije ibitabo bitagatifu birimo Bibiliya na Korani. Nifashishije kandi inyandiko za kaminuza zitandukanye zivuga ku mateka y'Abarabu n'Abayahudi. Muri izo harimo University of Washington ndetse na Princeton University. Nguhaye ikaze mu kiganiro cya none. Ku ntango, inkomoko y'abatuye ibihugu byombi igaragaza ko nubwo ibinyacumi n'ibinyejana by'imyaka byihiritse bakimbirana hafi no kurimburana, ahubwo ari abavandimwe. Reka duhere ku nkomoko y'Abarabu n'Abayahudi. Bibiliya, igitabo cyizerwa n'imbaga nyamwinshi mu isi, igaragaza ko isi n'ibiyiriho byose byaremwe n'Imana, umutegeka w'ijuru n'isi, ndetse inarema umugabo n'umugore. Abo nabo baba inkomoko y'abandi bose batuye isi. Abantu babiri babayeho mbere, Imana y'ubwayo niyo yabihereye amazina. Umugabo imwita Adamu, naho umugore imwita Eva. Abakomotse kuri aba ngaba rero ngo barabyaye barororoka, bakwirakwira hirya no hino ku isi uko ibihe byagiye bisimburana. Abantu rero ngo banatangiye gukora ibihabanye n'iby'umukiza w'abaremye yashakaga. Nuko bageze ku gisekuru cya karindwi uvuye kuri Adamu, Imana ibarimbuza umwuzure, niko kubamira. Wari umwuzure karahabutaka kurenza indi yose yabayeho mu binyagihumbi by'imyaka yatambutse. Iyi ni inkuru izwi na benshi mu isi. Kuyimenya si ngombwa ngo ubusoma Bibiliya, niyo waba usoma icupa gusa ushobora kuribarirwa n'abo mwamuri kurisangira. Nk'uko nabiguciriyeho ku mayange ahari mu gisekuru cya karindwi uvuye ku bantu babiri ba mbere Imana yaremye, aribo Adamu na Eva. Bibiliya ikomeza itubwira ko abarokotse uyu mwuzure hamwe n'ibindi binyabuzima byose tubona ku isi ngo barokokeye kwa Nowa akoreshejwe inkuge, ubwato Nowa yari yarabaje, hanyuma bongera kubyara barororoka, ari nako bakwira hirya no hino ku isi. Nyuma ya Nowa kandi abantu bongeye kubyigomeke ku Mana, bongera gukora byinshi bibi kandi yanga urunuka. Kuri iyi nshuro noneho Imana ntiyongeye guhitamo kubarimbura nk'uko yari yarabigenje mbere, ahubwo yahisemo guhitamo umuntu uza kwigisha rubanda gukora ibyo yemera. Niko gutoranya Aburahamu mu isi yose, wabaga mu gihugu cyitwa Yuri cy'Abakarudayi, akagira se witwaga Terahi, umugabo wari ukomeye cyane mu kubaza no kurema imana zibaje cyangwa se ibigirwamana. Ibiboneka muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro. Kuba Aburahamu yaratoranijwe niyo nkomoko y'intambara z'urudaca hagati ya Israel na Palestine. Iyi nkuru rero ivuga ko Imana yahaye amategeko Aburahamu yo kuva mu gihugu yari aturanyemo na se cya Yuri y'Abakarudayi ngo akajya gutura i Kanani, aho Imana yagombaga kumwereka,
hari n'akahinduka umwigisha w'amategeko y'Imana rurema, umutegeka w'isi n'ijuru. Imana ngo yohereje Aburahamu muri iki gice kuko cyari ihuriro ry'abantu benshi ndetse banaturukaga imihanda yose. Aba bavaga muri Afurika, muri Aziya ndetse n'Uburayi, bakahaca bakora ibintu binyuranye. Ku isonga ariko hakaza ubucuruzi. Aha niho hari ibirindiro by'amasoko y'amahembe y'inzovu, impu, amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi byinshi. Ahitwaga muri Yuri y'Abakarudayi, kuri ubu uhashatse ku ikarita y'isi ntushobora kuhaca iryera, ariko hifashishijwe ubushakashatsi bw'abashakashatsi banyuranye n'abanyamateka nabo bifashishije ibisigaratongo. Bavuga ko Yuri iyivugwa muri Bibiliya yari mu cyitwa na Siriya, ni mu bice by'amajyepfo ya Iraq. Aburahamu ngo amaze kugera i Kanani yahawe amasezerano n'Imana, imusezeranya ko icyo gihugu yari agezemo ngo azagihererwamo umugisha uzagera ku rubyaro rwe n'abandi bose bazarukomokaho, uko ibihe byagombaga kugenda bisimburana. Ubusanzwe we n'umugore we Sara nta mwana bagiraga kugera mu myaka yabo yo gucura, kandi barabyemeye uko ngo nta n'icyo bafite cyo kubikoraho, ariko Imana ibabwira ko bagomba no kubona urubyaro. Uko imyaka yagiye yisunika, Sara umugore wa Aburahamu ngo yabonaga ibintu birushaho kuba bibi, ndetse na cyane ahubwo kuko barimo bagenda basaza, isezerano ry'Imana kuri bo ridasohoye. Niko kwigira inama yo gushyingira Aburahamu undi mugore ngo azabe ari we umuragwa w'icyo gihugu cy'i Kanani, cyane ko Aburahamu yari yamaze guhabwa igihugu, ariko bigaragara ko nta muntu azakiraga kuko nta rubyaro yagiraga uretse abagaragu n'abaja gusa. Nta gutinda mu makorosi rero ngo Sara yahise akingira vuba na bwanga Aburahamu undi mugore kugira ngo nibura babyarane. Sara yakingiye Aburahamu umuja we w'umunyamisiri witwaga Hagari, babyarana umwana w'umuhungu bamwita Ishmael. Bibiliya ikomeza ivuga ko igihe Hagayi yari atwite ngo yatangiye kugaragariza agasuzuguro kajejeta nyirabuja Sara. Aka gasuzuguro ngo kari nk'ak'imbwa iryana nayo idakingiye, kuko yari yarangije kuba umugore wa kabiri wa Aburahamu. Inkomoko y'ako gasuzuguro ahanini ni uko yari amaze gukora ibyananiye Sara, ni ukuvuga kubyara. Icyo gihe yabaye umugore watoneshwaga cyane kuko yari amaze kuzana ikibondo mu muryango nyuma y'ibinyacumi by'imyaka barahebye. Nyuma rero yo kuvuka kwa Ishmael umuhungu wa Aburahamu na Hagari, batwaye imyaka 14 kugira ngo Sara nawe abyara umwana w'umuhungu witwaga Isaac cyangwa Isaka, yabyaranye na Aburahamu. Bibiliya igaragaza ko Sara yari ari mu bihe byo gucura, kandi ugendeye ku miterere y'umubiri w'umuntu usanzwe kandi mu buryo bwa siyanse ntabwo ashoboraga kubyara. Bivuga ko ngo Sara yabyaye Isaka ari hejuru y'imyaka 65, hari nako yongera kugarura agaciro mu muryango nk'umugore mukuru wa Aburahamu. Nubwo ibi bitari gukura uko Aburahamu yari afite umwana mukuru, ubishatse bavuga ko ari nk'imfura. Isaka yavutse Ishmael amaze kugira imyaka 14 yose, birumvikana ko yari mukuru, ari hafi mu myaka y'ubugimbi. Uyu ngo yari yaranatangiye kugenda yerekwa imirage ya se yose. Gusa ivuka rya Isaka ryahinduye byinshi cyane, ndetse ibintu bisa nk'ibihinduye isura. Nubwo Isaka yari muto, birashoboka cyane ko Imana ari nawe yari yaravuze mu itangiriro. Rimwe rero ngo Isaka amaze gucuka, hari kumwe na nyina Sara, Ishmael yahagaze ahirengereye, arabareba cyane ndetse arabaseka, hariko hari bivanze no kubannyega. Ibintu byaje kubabaza Sara cyane, bituma abona impamvu yo kumwirukana mu rugo, kuko nyine yari umugore w'isezerano. Mu buryo bwihuse cyane, Sara ngo yahise asaba Aburahamu kwirukana Hagari n'umuhungu w'Ishmael bakamenengana, bakava muri urwo rugo nta byimpuhwe na nkeya. Ikindi ngo Sara yanamwibukije kuri iya mwana witwaga Ishmael atagombaga kubona ku murage w'abana ba Aburahamu. Mu gisa nko kubura andi mahitamo, Aburahamu yakurikije ibyifuzo by'umugore w'isezerano. Ishmael na nyina Hagari barahambirizwa. Aburahamu ngo yabahaye ibyagombaga kuzabatunga ubuzima bwabo bwose. Nyuma yo kuva kwa Aburahamu, Ishmael na nyina Hagari wari umunyamisirikazi. Hagari yahise ashakira Ishmael umukobwa w'umunyamisirikazi, aramumushyingira, arongora akiri muto cyane. Bibiliya igaragaza ko Ishmael yaje guhinduka umugabo w'igihangange wari utunze abaja n'abagaragu, akagira ubutaka bunini cyane, ndetse yaranororotse cyane kuko yabyaye abasaga 12. Ku rundi ruhande ariko, Isaac cyangwa Isaka nawe yarakuze. Aburahamu amushyingira umukobwa witwaga Rebeka, nawe abyara abahungu 2 barimo Yakobo na Esau. Aba bahungu bombi nabo baje kurokoka, maze Yakobo wenyine abyara abahungu 12 bose bitwa imiryango ya Isirayeli. Inyandiko zinyuranye zigaragaza ko abakomotse kuri Ishmael bose bari Abarabu, naho abakomotse kuri Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu
bakaba Abayisirayeli ari babarizwamo n'Abayahudi bakomoka kuri Yuda, umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Ngira ngo urumva neza ko Abayisirayeli bose atari Abayahudi, kuko Bibiliya igaragaza ko Abayahudi ari nk'imwe mu nzu 12 za Yakobo, rukaba urubyaro rwa Yuda. Ndahamya ntashidikanya ko kugeza ubu ibintu byatangiye gusobanuka, kuko urubyaro rwa Aburahamu arirwo rwabaye ishingiro rya Isirayeli na Palestine. Amahanga yombi ahora arebana y'ingwe ku kigero cyo hejuru, ayahora arwana intambara zisukiranye umunsi ku wundi. Nk'uko tubibonye, abantu batuye ibihugu byombi ni abavandimwe, ariko ushobora kwibaza inkomoko y'urwango rurerure abatuye ibihugu byombi bangana. Niba wakurikiranye inkuru kuva ku ntango, ushobora guhita uvuga ko inkomoko y'urwango rurerure abatuye ibihugu byombi bangana ari uko Ishmael na nyina Hagari bahambirijwe shisha itabona, ariko nanone ku kagambane ka Sara. Ibyo ubwabyo bishobora kumvikana, kuba Abarabu n'Abayahudi barabyawe n'umugabo umwe ariko nanone bakabyarwa na ba nyina batandukanye, ni ukuvuga bakeba. Ubwabyo birashoboka ko aribyo byaremye urwango rwahozeho, ndetse ahubwo rushobora no kuzaguma mu binyacumi n'ibinyejana by'imyaka iri imbere. Kwirukanwa kwa Hagari ku kagambane ka Sara ngo byaremye urwango hagati y'aba bombi. Ababakomotseho nabo bagenda baruhererekanya kugeza n'uyu munsi. Icyakora ngo ku ntango ngo ntabwo byari bikomeye cyane, kuko Isaka na Ishmael bakuze babana mu nzu imwe. Ngo rimwe na rimwe ababirengagizaga amakimbirane yabaga ari hagati ya ba nyina, umubano wabo ugashingira ku kuba bafite se umwe, byongeye utarabasumbanyaga. Ariko ngo ubwo Aburahamu yari amaze kwirukana Ishmael na nyina mu rugo gakondo, byatumye Ishmael yumva ko ntacyo agihuriyeho na Isaka. Abavuga ibi babishingira ku kuba ubwo Aburahamu yari amaze gupfa barafatanyije kumushyingura nk'umubyeyi wabo nubwo batabanaga. Bibiliya ivuga ko igihugu cya Kanani cyagombaga guturwamo n'urubyaro rwose rwa Aburahamu, bivuze ko ari Abarabu n'Abayahudi icyarimwe. Ariko ngo ubwo Aburahamu yari amaze gupfa, Kanani yose yayiraze wa muhungu muto ari we Isaka. Abarabu bakavuga ko ibyo bihabanye cyane n'ukuri Bibiliya igaragaza. Ibi nabyo bigakomeza kwenyegeza umuriro hagati y'Abarabu n'Abayahudi batuye ibihugu byombi. Igihugu cya Kanani nyuma ngo cyaje kwitwa Palestine, ari nayo nkomoko ikaze cyane y'urwango tubona uyu munsi wa none, ndetse ushatse wavuga ko ari naho ruzingiye. Aba bahora barwana, ari nako bicana, bapfa ubutaka, bakavuga ko umwe ari ugomba kubuturaho undi akameneshwa, cyane ko buri wese ahitiwe. Ubundi unirengagije iby'urwango rw'aba bombi, Abarabu n'Abayahudi n'inkomoko ya byinshi tubona ku isi uyu munsi. Nujya mu iyobokamana urasanga Abayahudi ariyo nkomoko y'amadini menshi ya Gikristo, mu gihe Abarabu usanga ariyo nkomoko y'idini ya Islam. Mu by'ukuri ibihugu byombi bibarizwa muri Asirazuba bwo hagati, wavuga ko ari ishingiro rya byinshi mu isi, birimo ubuvumbuzi, ubuhanga mu bucuruzi, ingendo zo kuvumbura ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi kintu kigaragaza ko Abayahudi n'Abarabu ari abavandimwe ni uko bahurira ku muhango wo gusiramurwa kuri buri mugabo. Ni umuco aya moko yombi ahuriyeho, akanagaragaza ko awukomora kuri Aburahamu nk'ikimenyetso yahawe n'Imana kivuga ko umwana wese umaze iminsi 7 avutse agomba guhita asiramurwa. Ibi ngibi Aburahamu yabikoreye Isaka na Ishmael, nabo bagenda babikorera abandi bagiye babakomokaho, aho kugeza n'uyu munsi bigikorwa. Gusiramurwa bimaze kuba nk'umuco mu bihugu hafi ya byose mu isi, n'inkomoko yabyo ikaba nta yindi ari mu burasirazuba bwo hagati, i Kanani cyangwa se muri Palestine na Isirayeli. Nubwo amwe mu mateka agaragaza ko Abarabu n'Abayahudi ari abavandimwe, hari izindi ngingo zibihakana, bikavuga ko ngo ibi byose ari ibinyoma. Ababihakana bavuga ko abakurambere babo, ni ukuvuga Aburahamu, Ishmael na Isaka, ngo batabayeho, ahubwo ko ari amazina mahimbano yifashishijwe handikwa inkuru mpimbano muri Bibiliya, yakwirakwijwe n'abigisha b'ijambo ry'Imana bagambiriye gukomeza gukwirakwiza Imana n'ijambo ryayo muri rubanda. Ibi ababivuga bashingira ku bisekuru byabayeho mbere mu burasirazuba bwo hagati, bakavuga ko atari ibya Aburahamu, Isaka cyangwa se Ishmael. Abavuga ko amakimbirane n'urwango bidasiba kwigaragaza hagati y'Abanyayisirayeli n'Abanyapalestina bishingira ku kuba aba bombi baturanye, ariko nanone bakaba bafite ibintu bibahuza ngo bike cyane, ku isonga akazi iyobokamana, imyemerere ndetse no kudahuza ibitekerezo. Byonyine ngo kuba ibihugu byombi bituranye imyaka myinshi bikaba bidashobora gufashanya, bitewe n'uko ababituye bahuzwa na bike n'impamvu nyamukuru y'umuzi w'amakimbirane ibihugu byombi byihoreramo.
Abandi banyamateka benshi kandi bavuga ko kuba aya moko yombi ariyo amaze igihe kirekire mu burasirazuba bwo hagati, dore ko hari andi moko menshi yagiye ahimukira muri iki gihe isi yabaye nk'umudugudu. Ibi ngibi rero nabyo ubwabyo bishobora kuba impamvu nyamukuru y'amakimbirane adasiba kugaragara hagati y'ibihugu byombi. Uzarebe nawe abantu baturanye imyaka myinshi kugira ngo bazagire imibanire myiza bahurira kuri bike, usanga ari ikintu kiba kigoye cyane. Usanga kenshi bihorera mu makimbirane ahubwo. Gufata rero uruhande urwo ari rwo rwose cyane mu kuvuga ko Abarabu n'Abayahudi ari abavandimwe, ushobora gusanga harimo kwibeshya kwinshi. Ikiriho kandi kinazwi neza ni uko gukimbirana kw'aba bombi atari ukwa hafa, kuko ahubwo iyo witegereje neza ugashishoza usanga igihe nyacyo aya makimbirane yatangiriye kitanazwi neza. Twihuze cyane mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose yabaye mu mwaka w'1914 kugera mu mwaka w'1918, Palestine cyangwa se Kanani yari mu bihugu bigize ubwami bw'Abaottomani cyangwa Ottoman Empire. Ubwami bwari bukomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati, aho bwari bugizwe n'ibihugu byose birimo Turukiya, Ubugereki, Bulgaria, Egypt cyangwa se Misiri, Hongiriya, Macedonia, Romania ndetse na Yorodaniya. Intambara ya mbere y'isi yose imaze kurangira, ubu bwami bw'Abaottomani bwarasenywe. Abongereza n'Abafaransa bahita bigabanya ibihugu byari bigize ubwami, maze Abongereza bahabwa ubugenzuzi bwa Palestine. Mu kinyejana cya 19 kandi mu kiswe antisemitisme i Burayi harimo hakwirakwizwa urwango ku Bayahudi. Aba bashinjwaga kuba baragize uruhare mu rupfu rw'umwana w'Imana Yezu cyangwa se Yesu bitewe n'uko byemera. Itotezwa ry'Abayahudi i Burayi ngo ryagombaga kubaho ngo cyane ko wari umuvumo w'amaraso y'umwana w'Imana. Murabyibuka ko no mu bamugambaniye harimo Yuda ubwe wari intumwa ye byongeye y'Umuyahudi. Hitler we yajyaga kure akavuga ko Abayahudi ari ubwoko butera umwaka ku kigero cyo hejuru, ari nayo mpamvu yaje kwisonga mu kwamarira ku icumu. Akarengane kakorewe Umuyahudi witwa Captain Dreyfus, Umuyahudi w'Ubufaransa wahawe igihano cy'urupfu kitavuzweho rumwe nyuma yo gushinjwa gutanga amakuru y'igisirikare cy'Ubufaransa ku Badage yaganishije ku ngengabitekerezo yo gushaka uko Abayahudi bagira igihugu cyabo kizwi nka Zionisme, ibyo mu Rwanda dukunze kuvuga ngo gusubira Isiyoni cyangwa Yeruzalemu, gushinga igihugu cy'Abayahudi nabo bakongera gutura mu butaka bw'abasekuru n'abasekuruza babo. Umunyamakuru w'Umuyahudi Theodor Herzl yagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza iki gitekerezo muri rubanda. Nyuma y'igitabo cye Iterative, nubwo Abayahudi ubwabo babibonaga nk'inzozi, bamwe bumva ishingwa rya leta ya Isirayeli ari nko kwikoza agati, hahandi abandi bakumva ko ari igitekerezo kireba bene wabo mu idini ya Judaisme, idini gakondo y'Abayahudi, ariko nanone bakongera kwigarura bavuga ko Judaisme ari idini nayo itagira aho ihurira no gushinga leta. Aba bari baravukiye mu bihugu bitandukanye by'Uburayi nk'Ubutaliyani, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ahandi henshi ku isi, bumvaga ko ari byo bihugu byabo kandi koko byari byo. Ibyishingwa rya leta ya Isirayeli bumvaga bidashoboka ndetse bitanabareba ahubwo. Mu ntambara ya mbere y'isi kandi nanone mu 1917, Arthur Balfour wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yasabye ko hashingwa agace kamwe kagahurizwamo Abayahudi muri Palestine, cyane ko barimo bakorerwa ihohoterwa i Burayi. Byongeye Palestine akaba ari nacyo gihugu bakomokagamo. Ibi ariko n'ubundi byasaga nkaho bikigoye. N'ubundi nk'uko nabikubwiye, ibi bikaba byari bikurikiye isenyuka ry'ubwami bwa Ottoman bwari bwarigaruriye uburasirazuba bwo hagati. Amasezerano yo mu 1916 yatumye Abongereza n'Abafaransa bigarurira ibice byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati, harimo na leta ya Palestine nyine. Ariko nanone icyemezo cya Balfour cyo gushinga foyer juif cyangwa leta y'Abayahudi muri Palestine icyaje gutuma noneho Abayahudi benshi batangira kwimukira muri Palestine, cyane cyane ariko guhera mu mwaka w'1930, ubwo urwango muri bo rwafataga intera ihambaye mu matwara ya Hitler n'abanazi be bakomokaga mu Budage bari batangiye kubamarira ku icumu. Kuva iki gihe ihangana ry'Abarabu n'Abayahudi ryahise rijya ku rundi rwego, ari nako Ubwongereza bari bafite ubugenzuzi bwa Palestine bahabwa uburenganzira n'umuryango w'abibumbye kugira ngo bakemure iki kibazo amazi atararenga inkombe. Abayahudi barimo bicwa nabi Burayi bashakaga igice cyabo kigenga muri Palestine, mu gihe Abarabu b'Abanyapalestine bari bahasanzwe bo ibi batashakaga kubyumva habe namba.
Mu 1947 nyuma ya jenoside yari imaze gukorerwa abayahudi Burayi, Ubwongereza bwemeye ko icyo kibazo kiburenze bugisubiza umuryango w'abibumbye ngo wirwarize, ariko nawo utangira gucura umugambi wo gucamo Palestine ibice bibiri, kimwe kikagumana Abarabu bari bahasanzwe ariko nanone kigakomeza kigitwa Palestine, mu gihe ikindi cyagombaga guhabwa abayahudi kigahabwa izina rya Isirayeli. Umujyi wa Yerusalemu wagombaga kugenzurwa n'umuryango w'abibumbye. Iyi ni inkuru abayahudi bakiranye na yombi, mu gihe ibihugu byinshi by'Abarabu byo byahise bitera utwatsi. Mu 1948 nibwo manda y'Abongereza yari irangiye muri Palestine mu gihe cy'ubukoloni. Reka nkubwire ko mandate yari uburenganzira ibihugu byahabwaga bwo kugenzura ndetse no kureberera ibindi bice, muri make bukaba bwari ubukoloni n'ubundi. Mandate y'Abongereza ikimara gushyirwaho akadomo, ako kanya abayahudi bahise batangaza ko bashinze Isirayeli nk'igihugu cyigenga. Abanyapalestine bafashijwe n'ibihugu byose bikikije Isirayeli batangiza intambara yeruye kuri Isirayeli. Iyi ntambara yashyizweho akadomo mu 1949 ku ntsinzi y'Abanya-Isirayeli ndetse n'Abanyapalestine basaga 750 bavanwa mu byabo. Imiborogo, impfu mbi cyane nibyo byagaragaraga muri Palestine. Nuko Isirayeli itangira kubaho nka leta. Kuva icyo gihe inaba intango y'izindi ntambara zarwanywe ndetse zizakomeza kurwanwa hagati ya Isirayeli na Palestine mu binyejana by'imyaka iri imbere. Mu by'ukuri ntabwo bizwi neza igihe aya makimbirane azarangirira, kuko ahubwo benshi mu banyamateka bajya kure bakavuga ko ahubwo azangirana n'irangira ry'isi. Ni naha dusoreje. Icyo tubasaba ni ugukanda subscribe, like, share na comment. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde muri byose.